ni gute wareba amanota y'ibizamini bya leta biga muri Rwanda. So today tugiye kubana muri ino video nkwereka uburyo wareba amanota y'ikizamini cya leta. Ndayibwira abantu bakoze P6, Senior 3 na Senior 6 cyangwa se level 5. Ni gute wareba amanota? Ikintu cya mbere ukora urabanza ugafungura browser yawe, ushobora gukoresha Chrome cyangwa se indi ari yose, ugahita wandikamo www.sbms.gov.rw. So nyuma yo kwandikamo aho ngaho witegereza, wait, wibuke gukanda kuri subscribe mu gihe urimo ureba kuri ino video, like, leave your comment mu gihe ubona ino video ifite icyo ikumariye cyangwa se ufite icyo wajya wigira kuri ino YouTube channel yacu. So itaguha ino interface imeze gutya yanditseho SDMS, bakagusaba gushyiramo amalogin. So kubera ko utari umukozi rero ikigo cy'amashuri ntabwo ufite amalogin details, bivuga yuko uhita ukanda hano handitse ibizamini bya leta cyangwa se ugakanda hano handitse check results. Leta ukanda handitse ibizamini bya leta hano hejuru, niho bita byoroha, ariko na check results naho birakunda aho ngaho hagiyeho agarongo. Then numara gukanda hariya aho maze kukwereka, urategerezaho akanya gatoya cyangwa se ugakanda aho ngaho nk'uko ubibona. Reloadinga, utegerezeho. This site y'amanota gisohoka haba hari abantu benshi bayareba, bivuze ko iyi site ya sbms.gov.rw iba ikoreshwa n'abantu benshi, bivuze yuko ushobora kudahita ifunguka. Hari abantu bajya biheba bakagira ngo amanota yabo ntabwo yasohotse, ntabwo bakoze. So ndabizi ko wakoze kandi ndabizi ko watsinze, nta muntu ujya uza kuri Rwanda media w'umuswa. So niba kuri Rwanda media menya ko uri umuhanga. Wibuke gukanda kuri subscribe, then leave your comment. So wahita kuzana kuri ino interface imeze gutya rero, aho uza kuzurizamo index number zawe kugira ngo ubashe kuba wabona amanota y'icya leta. So hano rero hari agafishi uba warujuje ujya gukora icya leta, cyangwa se ko niba wakoreyeho hari agapapuro kari kariho. Urafata za kode wakoreyeho uze uzuzuzemo aho ngaho. Kuba primary na O level urazuzuzamo, wangiza ukanda aho ngaho handitse get results. Numara gukandaho urahita ubona amanota yawe nk'uko nanjye ngiye gushyiramo kode zanjye nkabikwereka. Ariko hagati aho kuba muri advanced level, ndavuga level 5 cyangwa se senior 6, uraza hano wuzuzemo za kode zawe. Akeka murabona uko mwebwe muzizi, nta kubasobanurira cyane birimo. Uhite ukanda kuri national identity, ushyiremo nimero yawe y'irangamuntu, nurangiza uhita ukanda hano handitse get results. So wait, nurangiza urabona amanota. Ariko iyo amanota agisohoka bikunze kwanga, ntuzahite wiheba ngo ntabwo wakoze cyangwa se ngo amanota yawe arimo ikizamini utaba warakoze, kubera yuko ino sava iri gukoreshwa n'abantu benshi. Ndakwibutsa gukanda kuri subscribe mu gihe usanze ino video ari supportive kuri wowe. So ngewe hano urabona maze gushyiramo index number yanjye ya O level. So nshyizemo kandi kuri get results, urabona ko amanota yisaza, ariko ndayaguhishe indebera amanota. Ariko sinari umuswa ngewe, ndabizi ko Rwanda media duhora turi imbere, duhora dutsinda. So as you see, the max result already has come. So uramutse ushaka kudownloadinga ababyeyi ukanda kuri kariya kantu ko munsi, ushaka kudownloadinga uburyo uzishyura ukanda kuri kariya ko hejuru. So sinshaka ko ndebera amanota, reka mwabinyishe hanyuma nkwereke result zanjye yuko ari amanota yanjye yasohotse. Aya ngaya yasohotse ni aya O level, niyo nakweretse. So urabibona nabonye amanota 40 n'igifungo ndareba. So ariko nawe urarenze, ndabizi yuko ushobora no kuza kundusha ukajya amanota menshi kurushaho. Nta muntu ukurikirana Rwanda media w'umuswa.
So ushaka kuri internet watwandikira inbox tukagufasha. Telegram yacu, uri kanda kuri subscribe. Ciao ciao.